Seven, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, then 5, finish, you better. Yes, 1, 4, 3, 4, then 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. mukoresha uburyo ki buri wese ajya mu isibo ye biba ari ko rwegeza. Niba hari utari mu isibo ye yayicaraho, ariko ntamwe ko kandi babikerekeye. Dore wacu ingobyi igohetse, ingobyi igohetse, u Rwanda rwacu, ingobyi igohetse, ingobyi igohetse, ingobyi igohetse, ingobyi igohetse, u Rwanda rwacu, ingobyi igohetse, ingobyi igohetse, u Rwanda rwacu, 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 ingobyi igohetse, ingobyi igohetse, u Rwanda rwacu, u Rwanda rwacu, ingobyi igohetse, u Rwanda rwacu, ingobyi igohetse, u Rwanda rwacu, u Rwanda rwacu, u Rwanda rwacu, ababisaba, u Rwanda rwacu,
ariko abakoloni baje mu Rwanda bagera mu Rwanda basanze koko b'abanyarwanda bacu umunsi umwe basubiza umwe babanye neza babana mu mahoro. Abanyarwanda bibaza abakoloni bibaza uko baza kubigenza, ariko muri gahunda yabo batekereje icyakorwa basaba kugira ngo ibyo bifuza byinjire mu banyarwanda nta kintu bakora uretse kubacanisha. Niko batangiye basenya itorero ryari ishuri ryari rero abanyarwanda babagamo bakigira hamwe n'agaciro zigomba kuranga umunyarwanda. Itorero ryari rero ariko bahagera basenya n'agaciro zacu, berekana ko mu mibereho yacu y'abanyarwanda tutakiza dufite. Iyo dusomye akerekabo tuyabugari ibikorati cyasohotse mu 2022 ugasoma kuri paji 27 bavuze ko mu banyarwanda si ngombwa gushakamo imico myiza cyangwa ibintu byiza, kuko baraje ibyacu byose babitesha agaciro, berekana ko nta cyiza tugira, berekana ko ntacyo bakeneye mu muryango wacu. Byarakomeje rero basenya inzego z'imiyoborere yacu, bamaze kuyisenya barimakaza ivangura n'amacakubiri. Inzego abanyarwanda basanzwe bafite zishingiye mu mibereho zari social economic crisis bazihinduramo ibyiswe amoko. Icyo gihe imibereho ubukungu byapimaga bishingiye ku butunzi cyane cyane inka, baza gufata ya mibereho ishingiye kuri economic bayihinduramo amoko. Nibwo bashyizemo bagenwa abanyarwanda ibice bitatu, bashyiramo abahutu abatutsi abatwa bashingiye ku bukungu basanzwe bafite, nyuma babigira na statiki kuko babyandika mu bihugu bayigereranya n'ikarita n'iki gihe. Ariko mbere y'uko babikora babishyira igihugu. Icyo gihe umunyarwanda wese yavuga kuva mu cyiciro kimwe ajya mu kindi. Ushobora kugira inka nyinshi ukitwa umututsi, wagira ibyago zapfa ukamanuka, ariko nanone waba umuntu ufite inka nke zakwiyongera kuba umututsi. Ariko bamaze no kubigira statiki, bamaze kubyandika mu ibuku, buri munyarwanda wese aza kwibona byari bihagije. Ni ukuvuga ko icyiciro washyizwemo cyabyo, kandi niho habaye ibibazo bikomeye cyane, aho wasangaga abantu bavukana bashobora kujya mu gatandukanye n'uko basanzwe bafite ubutunzi butandukanye. Ariko kuko bari bamaze kudusenya, bamaze gusenya inzego z'imiyoborere yacu, bamaze gusenya itorero cyacu, kandi twahuraga tukiri n'agaciro no kuturanga by'ukuri umuryango nyarwanda ntabwo waba usigaye uhagaze. Wagendeye muri ako kaga kuva ubwo ivangura n'amacakubiri bishingiriza ku banyarwanda babaho bacu ntawe ubarengera. Abakoloni bimakaza ivangura ryabo n'amacakubiri. Twakomeje tubaho muri iyo mibereho kugeza muri za 57, imyaka za 50 ku isi y'ibihugu bya Afurika byatangiye ibintu byo gushaka ubwigenge. Mu Rwanda rwo ntibasera kuri tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 1957, bamwe baganize inama nkuru y'igihugu bandika basaba ko abanyarwanda bagira uruhare mu miyoborere y'igihugu, nabo batangira kuzamura ryajwi ry'uko u Rwanda nabo bagira ubwigenge. Ariko ntacyo byavuze, ntacyo byabwiye abakoloni, ntacyo byabwiye abapadiri bera, baragihoye kuko babonye ko cya cyiciro cyari kiri mu butegetsi bari kumwe nacyo ko gitangira cyo kwinjira muri wa murongo wo gushaka ubwigenge, abo barahinduka
n'uwa manifeste y'abahutu kuvuguruye noneho ingengabitekerezo y'urwango y'ivangura ishingirizi. Ibyo byarazamutse bigeze muri za 1959 noneho mu kwezi kwa 11 abatutsi batangira kwicwa, batangira kumeneshwa, abenshi bahunga igihugu, abandi baracibwa bajya za Rukumberi, bajya za Bugesera n'ahandi, abandi benshi bajya hanze. Mu by'ukuri urumva ko kuva abakoloni bageze mu Rwanda bwa bumwe bw'abanyarwanda bwari busanzwe buhari bwarasenyutse. Bumaze gusenyuka no kubamo kuva muri 1962 ubwo igihugu cyabonaga icyiswe ubwigenge, byari kuba byiza iyo leta yasimbuye abakoloni iza kuko yumva ko u Rwanda ari urw'abanyarwanda bose, byibuze baze bagarura bwa bumwe bw'abanyarwanda bwari bwarashegeshwe, bwari bwarasenyuye abakoloni. Ariko siko byagenze. Leta ya Kayibanda niwe wayoboye Repubulika ya mbere, nawe ahageze yakomereje umurongo w'abakoloni, yerekana ko igihugu u Rwanda aho igice kimwe bikiri igice kidafite uburenganzira, bwa bumwe bwabaye bwarubatswe gukomeza gusenywa. Dufate nka disikuru imwe yavuze extrait gato muri disikuru ye, yaravuze ngo u Rwanda ni igihugu kimwe kirimo bibiri. Harimo n'u Rwanda buri munsi, ariko we aravuga ngo ni igihugu kimwe kirimo bibiri. Abatuye ibihugu ntacyo bahuriye, ntibahuje imico. Ababituye bameze nk'abava ahantu hatandukanye cyangwa abaturage b'imigabane itandukanye. Birumvikana ko nka perezida wari ugiye kuyobora igihugu nyuma y'abakoloni, aho kumva ko cya gihugu ari icy'abanyarwanda bose, ahubwo nawe yaje asenya bwamwe ku banyarwanda abishaka ku mugaragaro, yerekana ko igihugu akibona nk'abantu babiri batandukanye. Ibyo bikorwa bibi byakozwe mu cyo bise revolution bubakana, kuvuga ngo abishe abatutsi abo bamenyesheje abo barabariwe, ariko bagize icyo bakora birwanaho abo gutegeka abantu. Ureka wumva ko we perezida aho kuza koko afite umugambi wo mu bumwe bw'abanyarwanda bwari bwarasenywe kuva muri Rwanda, nawe yaje ari umurongo wo gukomeza kuzenga. Ibyo byarakomeje bituma muri 1963 mu kwezi kwa 12 hicwa abatutsi benshi za Gikongoro, za Bugarama, hicwa abatutsi benshi nyuma y'igitero cyiswe Kinyenzi zari ziturutse mu Bugesera. Abo bose bicwa babaza gusa ko ari ibyitso byazo, ariko kubera ko abakoze ibyaha n'ibyo mbere batigeze bahanwa, byumvikana neza uburyo ubwicanyi bwafashwe intare hejuru, abatutsi benshi baricwa. Kandi kubica byari ibintu ubuyobozi bushyigikiye, byari ibintu ubuyobozi bwabonaga nk'ibikorwa by'ubutwari, abiciye aho dukomeze twumve neza ko bwa bumwe bw'abanyarwanda bw'abanyarwanda bose, itaba abanyarwanda bose, ntabwo rwabonye bwari cya gihugu cy'ikikijwe kuko na perezida we yari yatifuye. Byarakomeje tugeze muri 1963 mu kwezi kwa kabiri, nanone habaho kwirukana abatutsi haba mu mashuri no mu nzego z'ibindi, benshi yarirukana nabo bamaze kwirukanwa birangira. Ibyo biravuga iki? Biravuga ngo u Rwanda ntabwo rwaba abanyarwanda bunze ubumwe, ubumwe bwarasenywe, Repubulika ya mbere ikomeza n'umurongo wo gukomeza gusenya. Habyarimana ageze ku butegetsi muri Repubulika ya kabiri, nawe ntacyo yakoze ngo abe koko yakumira kugarura bwa bumwe bw'abanyarwanda. Nawe yagendeye umurongo bamubanjije, akomeza kwimakaza ivangura n'amacakubiri, wiyongeraho n'ikindi cy'irondakarere.
we akishyiraho n'uburyo bw'imihanda ashyiraho sisiteme dukota avuga ngo mu mashuri abahutu 45 abatutsi 14 abatwari abigiraho ofisho byerekana ko nawe wamuro yaje yakomeje kugendera muri wa muco mubi wa mugenzi wamwanjije muri wa muco bari barazanywe n'abakoloni wo kumva ko u Rwanda atari abanyarwanda bose ntabwo u Rwanda rugomba kuba ubw'igice kimwe. Urugamba rutangiye habaye ibikorwa byinshi bitandukanye nibwo himakajwe noneho ingengabitekerezo ikomeye cyane yerekana ko igihugu cyatewe n'umwanzi, ni ukuvuga umututsi wese yahise ko yitwa umwanzi, ko abari bose agomba kurwanywa. Abatutsi benshi bari imbere mu gihugu barafungwa, bafungwa mu kiswe icyitso. Uretse gufungwa nanone habaho igerageza rya jenoside, abatutsi benshi baricwa, za Kirira abatutsi baricwa, za Bugesera abatutsi baricwa, za Kinigi abatutsi baricwa, za Gishita, Kibuye abatutsi baricwa. Ibyo bikorwa mu murongo wo kwerekana ko umututsi nta gaciro afite mu gihugu, ariko mu kureba uburyo bwo kumumara. Yarakozwe rero abatutsi bicwa ku mugaragaro, kandi nyuma yo kwicwa kuko na mbere byagendaga ntabigeza bihanirwa. Ibyo rero byarakozwe, ibyo geragezwa riraba, impunduro yabyo iba jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ubwo abatutsi barenga miliyoni bishwe mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Abantu miliyoni n'abantu benshi cyane, ni ingufu nyinshi cyane igihugu cyatakaje, ariko kubera wa muco mubi, y'amacakubiri, y'avangura yari yaramaze gushingiriza ku baturage, abanyarwanda baramaze gucegerwa ko igihugu atari cy'abanyarwanda bose. Byabaye ngombwa ko abatutsi bicwa n'abaturanyi bagenzi babo, bicwa ku mugaragaro, bicwa nta kirengera, bicwa ku mayihanga. Ibyo bikorwa n'abaturanyi bagenzi babo kubera by'ingengabitekerezo bari baramaze gushyirwamo ko igihugu ari icy'agahutu, ko abatutsi ari abanzi, ko nta burenganzira bafite. Urumva ko bwa bumwe bw'abanyarwanda bwari bwaramaze gusenywa mu buryo butomoye, byaramaze kwinjira mu myumvire y'abahutu ko igihugu ari icy'ababonye. Murabona ko muri 1994 igihugu cyacu cyari cyabaye ubuyoboka. Uruhare rw'urubyiruko ruri rushya buriya byose byabaye muri ayo mateka mabi yo gusenya ubw'abanyarwanda. Uruhare rw'urubyiruko rurushya, iyo dusubiye inyuma gato tukaraba muri 1973 ubwo abatutsi birukanwaga hirya no hino mu mashuri, byakozwe n'ikiswe komite d'isa repubulike, mu kinyarwanda twabyita komite y'ubucunguzi bw'igihugu. Iyo komite yari igizwe n'urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Nibo bagize uruhare mu kwirukana abatutsi mu kazi no mu mirimo. Bamwe muri bo birirwa bazenguruka mu gihugu bajya ku bigo by'amashuri bitandukanye, aho bitaratangira bagasengura bagenzi babo. Urubyiruko aho rwategeyemo cyane. Twagera mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi no kuyishyira mu bikorwa, uruhare rw'urubyiruko rurushya. Jenoside yashyizwe mu bikorwa n'imitwe yitwara gisirikare, cyane cyane yiganjemo interahamwe
za emeride ndetse n'impuzamugambi za segeri. Iriya yari imitwe igizwe cyane cyane n'urubyiruko. Kubera ryavangura, kubera amacakubiri yari yaratojwe mu banyarwanda, kandi kuko niko byagenze kuko muri jenoside interahamwe n'impuzamugambi nibo bafashe iya mbere mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Turebe i Kigali, izi nterahamwe na ziriya mpuzamugambi nazo zagiye zishyiraho izindi sabukurusi zishingiye kugira ngo koko babashe kwinjira muri jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bworoshye. Iyo turebye i Kigali dusanga hari umutwe witaga Inyange. Umutwe w'Inyange ubarizwaga Abateka, hakaba Opsi Suicide babaga mu Karamba, hakaba Sederi Kimya nabo babaga mu Gatenga. Bariya bose yari imitwe y'urubyiruko ishamikiye ku nterahamwe n'impuzamugambi, akaba aribo bashishikaye cyane, akaba bamamaye mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Imitwe yari ahantu henshi hatandukanye mu bice byose by'igihugu hose yari, ariko tuzirikane neza ko iriya mitwe abantu benshi bari bayirimo n'urubyiruko. Twarakomeje rero, nubwo ariko twagize urubyiruko rwinshi rwacengewe n'ingengabitekerezo y'urwango n'ivangura n'amacakubiri, bakabamara muri jenoside yakorewe abatutsi. Hari n'urubyiruko rwagerageje, mu kurokora bamwe mu batutsi bicwaga. Hari urubyiruko rutijanditse muri jenoside, hari urubyiruko rwagize ibikorwa by'indashyikirwa, harimo nka Grace abenshi mushobora kuba muzi. Icyo gihe yafite imyaka 11 ariko aramura umwana nyina baramaze kwica, kamuheka aramujyana aramungana fena mugarura umwana yarakuze, nawe yari urubyiruko yabaye imfura. Hari n'abandi benshi batijanditse batatwawe n'iriya ngengabitekerezo y'abo basi. Nanone kandi tugomba kuzirikana ko jenoside yahagaritswe n'urubyiruko. Abasirikare benshi ba RPF Inkotanyi bari bagizwe n'urubyiruko. Nubwo urubyiruko rwagize amabi, rwaciwe n'ingengabitekerezo ya jenoside, rukagira uruhare rukomeye mu rugiye mu bikorwa byubaka uwo ari we wese yaza ashaka kongera kuwushora mu bikorwa byongera gucamo abanyarwanda. Icyo tukirenge kugira ngo tugereho rero, dukeneye urubyiruko rwiga, ruhora rwihugura, urubyiruko rushishutse, rusobanukirwe byose tuvuze, rusobanukirwe ayo mateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo, rukayakuramo amasomo. Urubyiruko rubasha gutandukanya icyiza n'ikibi, bityo tugakora twumva ko twese duharanira isano iduhuza y'umunyarwanda. Ntabwo tukiri muri bya bihe urubyiruko rwarangize no kwirebera mu byiswamoko. Ubu turi mu gihe cyo kwirebera mu isano iduhuza twese y'umunyarwanda. Mugenzi wawe umubonemo umunyarwanda, mugenzi wawe akubonemo umunyarwanda, bityo ibyo dukora twese twumve ko turangajwe imbere no guteza imbere ubunyarwanda, turangajwe imbere no kumva ko ikiduhuza ari umunyarwanda, tugisigasire duteza imbere igihugu cyacu. Turabizi ko muri iki gihe cyane cyane kuri social media haduka imvugo zitandukanye zuje ingengabitekerezo ya jenoside. Turasabwa rero kubigiramo uruhare. Aho tubonye ubutumwa bugoreka amateka, aho tubonye ubutumwa bushobora kuducamo ibice, kandi urubyiruko ruri active kuri social media, please twinjire muri uwo murongo, twerekane ukuri
kw'amateka aba yagoreka tubarwanye, kandi uwagaragarwaho n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kongera kugarura urwango, bishobora kugarura amacakubiri. Nk'urubyiruko dusobanukirwe, tumenye uruhare rwacu n'uruhe, icyerekezo dufite ni ikihe, twumve ko kubaka ubunyarwanda, kumva ko uri umunyarwanda, kumva ko ndi umunyarwanda, kumva ko twese turi abanyarwanda, ndi umunyarwanda, ishingirizi ibyo dukora byose, ishingirizi mu myumvire yacu, ishingirizi aho turi, aho dutuye, aho twirirwa ku kazi kose. Dusigasire icyo gihango cyo kumva ko isa n'iduhuza nuko twese turi abanyarwanda kandi dufite uburenganzira bungana. Soza rero nuko umuti wa mbere waturinda gusubira mu bizazane twanyuzemo, waturinda kongera gusubira muri bya vangu y'amacakubiri yaturegera twaze, waturinda kongera gusenya ubumwe bwacu, nuko urubyiruko rugomba kubaho rwize. Turifuza urubyiruko rukora, nuko gukora, nuko guhanga imirimo bizatuma koko nta bishuko ibyo ari byose bishobora kupfa kwinjirira urubyiruko. Tukifuza urubyiruko rufite icyizere. Igihe bashaka kuberamo urwango, bashaka kuberamo amacakubiri, ntibumvishe ko umurongo igihugu cyacu gifite, nuko twese nk'abanyarwanda duhujwe n'umunyarwanda, twese nk'abanyarwanda dufite uburenganzira bungana mu gihugu, bityo ko ivangura n'amacakubiri iryo ari ryo ryose nta mwanya dufite mu gihugu cyacu. Bifurije rero gukomeza urugendo rwiza kwiyubaka, kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza, no guhangana n'ikibi cyose cyadusubiza mu mateka mabi. Murakoze cyane.
Yes, sir. Kubera ikibazo sa igitima ibibazo kugira ngo muri izo nzego nka madamu cyangwa ikibazo isa nagira ngo mbashimire ukuntu twakiranye ubwuzu ariko nshimira n'abatoza amaze iminsi hano abatoza nibyo koko ndabona usobanutse nagira ngo nzare ntangizanya kuba perezida wa repubulika ashimira cyane akazi keza mwakoze muri covid ariko nakomeje gukora. bikagenda bihurira kugira ngo
kubitoza bato kuko nibo bazabitoza ababakomokaho n'ababakomokaho bakabitoza bazabakomokaho ni uruhererekane. Niyo mpamvu igihugu cyacu cyibanda cyane ku rubyiruko, niyo politiki y'igihugu cyacu guha urubyiruko umwanya w'uyu. Ntabwo biba ahantu hose, ntabwo biba ahantu hose, kandi siko byahoze, siko byahoze. Ni leta y'u Rwanda ihitamo iyi gahunda. Ibyahozeho mbere ya 1994 mwamburaga hano aho babuhagutse, wowe uri iki, wowe uri iki, wowe uri iki, bahagutse Abanyarwanda kugira ngo bace kwice. Ibyo mwarabyumvise kazo. Uzi kujya mu ishuri ikintu cya mbere, isomo rya mbere ni amacakubiri. Isomo rya mbere mbere yo kuvuga cyangwa gusuhuzanya mu ishuri, umwarimu ukibaza ibyo byongera mu mibare, ese byongera ubumenyi muri siyansi, ese byongera mu ikoranabuhanga aho tugana isigana, kujya kubaza wowe uri iki, wowe uri iki, haguruka manuka yicara. Ariko uyu munsi abana bajya ku ishuri ahubwo batangira bavuga Rwanda nziza. Niyo ndirimbo iyo bari hanze batarajya mu ishuri bose banduye batangira baririmba Rwanda nziza, buri umwe yibonamo, buri umwe ahabwa amahirwe n'undi. Ikiranga rero wa muco twavugaga ngo ni ibiki biranga uwo muco tugomba gukumira, tugasigasira, tukarinda. Ibiranga umuco nibyo twita indangagaciro. Ni ijambo ryoroshye ariko ni amagambo abiri: kuranga n'agaciro. Ni amagambo abiri akubwira ngo ndinde ki, ndinde ndangwa n'iki, ndanga iki cyangwa umurage w'iki. Izo ndangagaciro ariko kuko mu biganiro twababwira ngo izo ndangagaciro izo ni politike, indangagaciro izo ndangagaciro ni politike, ntabwo rwose akumva nta buremere burimo. Values, indangagaciro ni iziranga umuntu uko atandukanye mu leta yo gutandukana mu twice twice, ariko igisobanuro cyangwa ibikuranga ndi umunyarwanda ndangwa n'iki. Ibikuranga nibyo biranga wa muco wa cya gihugu cyanyu, iwanyu, aho ukomoka mu Rwanda. Tugenda amahirwe tukaba igihugu gifite ururimi rumwe, gifite umuco umwe, gifite imigenzereze imwe, ariko icyo gihugu gifite ururimi rumwe n'imyumvire n'imitekerereze n'umuco n'ibindi byose, kikaba ari igihugu gifite amacakubiri, cyangwa amacakubiri cyaciye mu bintu bikomeye cyane, amacakubiri akomeye cyane. Tukibonamo amoko yahoze ari ibyiciro by'Abanyarwanda. Duta amoko gakondo, Abasinga, Abanyiginya, Abega n'abandi bose, Abatsobe, y'amoko 18 turayata, ahubwo twibanda kuri bya bindi byiciro bitatu, kuko abakoroni bashaka kugira ngo badushobore, badukure mu byo bifuza, batugire uko bifuza, batugire aho bifuza ko tubaho. Ariko turimo turibuhura, twaribuhuye kuva muri 1994, twibuhura ngo dusubire kuri gakondo yacu, tuba Abanyarwanda, twirinde byari duca ku bice ntacyo bimaze. Nicyo babikoreshaga kugira ngo byungure bamwe, abandi bibapfinyagaze. Ariko uyu munsi ndi umunyarwanda. Ejo nari muri urubyiruko rwo muri diaspora mu Budage ariko Hanova, bakuvuga ngo bavuga Ikinyarwanda mu Rwanda ruranda, bavuga Ikinyarwanda bashaka kukwereka ko rwose ntabwo batakaye. N'ibibazo babazanye ntabwo bavugaga Ikidage cyangwa Icyongereza cyangwa Igifaransa, kandi byose babizi, bakakubwira Ikinyarwanda. Aho bakajya bambaza bati twageze gute kugira ngo dusigasire ururimi rwacu. Wareba umuntu ajya kubwira ngo dusigasire ururimi rwacu, navuga rwose
kugenda ni ibiki bigize umuco bibyo ko kuri intore bisobanutse bisanzwe dukorana murabizi sibwo bwa mbere ahubwo bivuye nibyo uzi ibintu bitatu bigize umuco ngiye gutanga amanota yego bagira ngo bateshe agaciro u Rwanda bateshe agaciro abanyarwanda ntitugire za mbaraga z'ubumwe ntitugire bwa butaka bunini ariko uyu munsi ko dufite buraduhamije aho abanyarwanda bageze bose bari u Rwanda rurarwanana nabo aho bari hose u Rwanda rurarwanana umwana mubona nyakubahwa perezida wa repubulika yagiye mu mahanga muri Rwanda Day mubona u Rwanda ko rungana u Rwanda ni mu bitekerezo ntiduhe dutekereza ko abagore batubwiraga petit pays petit président Habyarimana ajyaga avuga ngo petit président cyangwa perezida wa Mobutu niko bamwise gutyo bavuze ngo petit pays petit président akavuga gato perezida muto bagahora batubwira buri munsi na n'imaje jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane bahoraga bandika landlocked country a small rural country uko bagusobanura uko bakwita uko icyo witaba icyo twebwe twanze kwemera ko bahora bavuga nuko ubutaka bwacu ari gutumbira n'intore ariko ibitekerezo ni binini byagutse ni no kujya kuba perezida wa repubulika yabivuze abwira urubyiruko abwira n'abandi ariko ati twebwe nuko bahora bavuga ngo ni igihugu gito ariko imitekerereze iragutse muri bya bice bitatu baravuga ati twahise kwihuta icya mbere think big tekereza mu buryo bwagutse iyo ubona commonwealth ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza tudafite amateka nabyo tukaba turi abahanga tukaba turi abanyamuryango babo ni ugutekereza mu buryo bwagutse tukaba turi abanyamuryango wa frankfurt ibihugu 88 iby'igihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ibihugu 66 CPG tukabamamo komesa tukabamamo East African Community turi members turavuga ko nubwo ubutaka bwacu ari buto ariko dutekereza mu buryo bwagutse katurenge imbibi z'abakoroni badushyiriyeho turabuka mu mikorere n'imikoranire hari isoko ryagutse mpuzamahanga ry'ubucuruzi mwarabyumvise ryasinywe neza murabyibuka hariya ni amateka perezida wacu niwe wubatse ko ukomeje washyizemo imbaraga zabo bagenzi be barabikoze barabiteguye ariko bitava mu nzira kugira ngo dukuze isoko rya Afurika ry'ibihugu bingana GDP ingana kuriya abaturage bangana kuri ubukungu bungana kuriya n'imbaraga zikomeye biriya ni uburyo bwo gutekereza mu buryo bwagutse tukarenga imbibi z'abakoroni badushyiriyeho mu ndangagaciro ndangarurubyiruko ni ugutekereza mu buryo bwagutse muve mu tuntu duto muve mu tuntu tw'udupeti dutoya kanaka ntiyangebye neza buriya uriya ni umuvolonteri uriya ni national youth council uriya ni urugaga ntubibonemo imbaraga ukabibona bwari n'igihe ukomeye kurusha uriya agomba kunyumva njyewe tugatira muri utwo twanjyewe tugatakaza icyerekezo tugomba gutekereza n'abayobozi babo tugatekereza mu buryo bwagutse uburyo bwagutse byo bigomba kuturanga muri urubyiruko rw'u Rwanda nk'umuco mwatojwe gutekereza mu buryo bwagutse niba ucuruza mu kagari tekereza no mu murenge niba ucuruza mu murenge tekereza no mu karere kuko utekereza mu buryo bwagutse kandi no gutekereza mu buryo bwagutse no kugeraho niba wiga muri segonderi tekereza kujya muri kaminuza nuva muri kaminuza tekereza mu bundi buryo nuko utajya muri masters cyangwa mu byisumbuyeho ariko izindi courses ushobora gukora zunganira ibyo wize kugira ngo wahaguke ube competitive ku isoko ry'umurimo mu Abanyarwanda ubutaka bw'u Rwanda bukorere u Rwanda buzarere mu Rwanda ikintu cya kabiri kindi kigize ibintu bigize umuco w'Tanzania y'Afurika ndabereka icya mbere ni umurage tugomba gukomeraho icya kabiri ni ibihahano turabyumva ibihahano umuco urakorwa ariko n'ibihahano dukura mu mahanga
byiza tujonjora. Hari byinshi twagiye duhaha tugakura mu mahanga. Hari yabuze kutubwira mu kinyejana rya byari aho bajyaga kwagura u Rwanda bagasanga ubuhinzi butandukanye bakazana ibihingwa bimwe na bimwe bitari mu Rwanda tukabizana mu Rwanda, imyumbati, ibishyimbo, ibijumba. Hari tutahiraga mu Rwanda rigenda rizanwa tukamenya ko dukoze nk'ibihangano. Hari n'ibindi byo kumva. Ikindi cya gatatu ni ibihangano. Ibyo bitatu bigize umuco, aho bihurira mu muco wacu. Icya mbere ni wa murage tudashobora gusubira. Icya kabiri ni ibihangano byiza bifitiye umumaro. Icya gatatu ni ibihangano byo duhanga. Hari ibihangano buri munsi duhanga tugenda tujyana mbere. Hari urugero mufite nk'ibihangano twahanze. Imigongo yego, ariko buriya muri kera abanyarwanda bagiraga bakoraga biriya bihangano by'imigongo. Ubwo murumva mu buvanganzo n'ubukorikori, ariko hari n'ibindi byinshi cyane tujya duhanga uyu munsi. Biriya twita ko world solution byo kwishakamo ibisubizo. Nta hari ibyo duhanga ariko twubakira ku muco wacu. Iyo duhanga rero tudahangira ku muco wacu, twubakira ku muco wacu, ni ikibazo gikomeye cyane. Biriya bihugu by'ibihangano byo muri Aziya, ibintu byose bahanga bashingiye ku muco wabo. Ariko ibibafasha cyane ni za ndangagaciro nicyo tugiye kuganiraho. Indangagaciro zituranga nk'abanyarwanda duhuriyeho, hari indangagaciro remezo nenye. Hari uzibuka iri mu itegeko nshinga, ariko hari n'izindi ndangagaciro zishamikiyeho, ariko za zindi remezo ni izihe? Abajeni b'u Rwanda rwose n'umujyi wa Kigali, yego gukunda igihugu, muha amashyi. Iriya ni indangagaciro remezo, gukunda igihugu. Nahoze numva mubiririmba ngo gukunda igihugu mubiha amashyi, mwakoze akazi keza. Biriya bigaragaza gukunda igihugu, mwabitanze. Hari abarwaye kubera bagiye hanze, abandi basigaye. Uzi abantu bose bari muri guma mu rugo batanyi. Inkotanyi nazo zavuye mu mahanga hirya no hino, ziraza zisanga igihugu, ziravuga turambiwe kuba mu karengane. Abari mu mahanga ntibemerewe kuza mu gihugu cyabo, abari mu gihugu nabo ntibamerewe neza. Tuzakomeza turebere, ese tugahaguruka niba uzabikora. Ngo tuzicara tuvuge abana bacu bazabikora, n'abana bazavoma, n'abana bacu bazabikora, n'abana bihera mu bwabo, bihera mu mateka, kugira ngo tubyibagirwe, tuba abanyamahanga natwe tubiyo. Umwe akava ku rugamba, undi agahaguruka akavuga ati ndagusimbuka ngende nkomeze kugeza ku wa nyuma. Murakoze cyane mwihangane mwakubitize. Ngomba kuba mukwiye rwamagana. Nabizi ko mukoresha ikoranabuhanga ngezanye analog. Muri digitali ngenda cyane muri analog. Murakoze cyane cyangwa agashyira hano kugira ngo hagaragare abana b'abagore. Izo ndangagaciro, iya mbere gukunda igihugu, atavuga abashakisha ibirimo ni ibihe biri mu bihangano, ni ibihe biri mu bihangano, ni ibihe biri mu murage. Ntabwo twabona umwanya wo kujyamo mu buryo bwimbitse, ariko nawe bibabere ibyo mukurikirana mu buryo buti ibi ntabwo ari umurage, ariko ni ibihangano. Aha bihurira nibyo bigize umuco wacu. Rero umuco urakura, ariko ntabwo uva ku isoko kugira ngo tudatakara, ntabwo uva ku murage kugira ngo tudatakara. Niba ije kure na wa murage wacu bije kubyongera agaciro, umurage wacu ntacyo bitwaye. Nk'uko kera bajyaga bakora ibya bihangano bitandukanye by'ubuvanganzo n'ibindi byose ukabikoresha byera intoki, uyu munsi bakaba bakora bari badishoni bakabikoresha ikoranabuhanga. Ni ibihangano by'ikoranabuhanga birimo biha ubwiza wa murage wacu, tukajya kwiyungura ubumenyi.
birakomeye cyane avuga niba bibwira minisitiri ushobora kuvuga ati yakurikiranye n'izina nari nzi na telefone gusa abandi baturage abacuruzi baza iyo ni moral corruption bikwereka ko hari amafaranga yayarya yagenewe abaturage bariyumvira ibindi byose ntamubwira n'iwacu ntiwahakorera iyo myitwarire imitekerereze yawe nudahinduye ibitekerezo ni mibi cyane niyo yishe ibihugu bya Afurika ntabwo tubuze skills muri Afurika tubuze mindset urubyiruko ntabwo rubuze ubumenyi tubuze mindset valere indangagaciro umuntu ava kwiga Harvard Oxford Stanford Yale MIT n'ahandi hose akaza gukora ikoranabuhanga ridasanzwe ariko imitekerereze ikamwicira ejo hazaza ikintu ufite nk'agaciro gakomeye ni values indangagaciro ufite buri ndangagaciro ni igishoro gikomeye udashobora kubara mu mafaranga ibindi byose ni inyongera muzarebe mu rw'inyangamugayo buri wese bashaka gukorana nawe hatuna muntu nta n'inyangamugayo naho muba mukorana bose inzego ziba zibareba zikamenya uko yitwara nyuma mu gikari uko yitwara imbere y'abayobozi hari abafite amasura abiri hari ugira isura ya gitondo n'isura ya nimugoroba muzirinda isura nyinshi cyane bakumenye isura imwe uriya avugisha ukuri uriya bivuga uko bimeze uriya wamwizera uriya yamwizera yabitirana urabona mwacecetse twavuze ibintu bikomeye ni ngombwa ngo mubimenye ni ngombwa ngo mubimenye izi ni indangagaciro ni uko mutura muri bato mufite opportunity yo guhindura no guhinduka nta nubwo arimo kuvuga ko ariko mwitwara ndabakubwira kwa bagenzi banyu ariko mwe mwarashimwe no ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'isi hari ibihugu byaje mu rugendo shuri muza nutubaza ese urubyiruko rw'u Rwanda ese muri urubyiruko rw'u Rwanda ni gute muri covid bajya gutanga serivisi mwabakuraga utibishyiraga hamwe none se akabibwirwa n'icyo bakeneye barabibonaga none se mukabahembye ntayo none se bakabaho umunsi wose nta lanci nta bikina banywaga n'amazi abonetse ejo haboneka itike bakayifata babura ibibazo bifite bakabona ni ibyabo bamwe harimo minisitiri umwe bari bati ndashaka kujya aho bari ikiza mwari muri mwitorera ahantu kugira ngo mu mujyi wa Kigali mwari Gasabo ahantu Rusororo ndashaka kugenda tujye dukore ndashaka kumva iyo mitekerereze iri ku rubyiruko bumva batabyumva ntahandi urubyiruko ikintu kicu k'igihugu atadetemo hagomba guhabwa ikindi kirenzeho cyangwa bahabwa n'iyo opportunity bakumva bagiye gusimbura inzego akaba visi gitifu w'umurenge cyangwa visi gitifu w'akagari amabwiriza n'agatanga n'iki byose kumenya ibihe kumenya seasons ugomba kuba urubyiruko rw'ubwenge rumenya seasons uyu munsi ntabwo umukorerabushake limitation zanjye ni izihe ngomba gukora iki ejo nanjye uko nitwara uyu munsi bizatuma mba umuyobozi wizerwa ariko uyu munsi niba ndi mu youth council ndi muri nama njyanama sinshaka gufata akazi ka mbere kuko ngo ndi umujyanama ugashaka kujya meya nutagira kwita kandi ugenda bivuga ikigali simvuga na minisitiri minaroke cyangwa iyi ni ndi muri njyanama cyangwa ugiye guhana na polisi n'inzego z'umutekano ntugira gutega leta bivuga biriya byose baje kubitera ubwoba ni ukuba humility guca bugufi nayo ni indangagaciro natinze kuri gukunda igihugu kuko nikomeye cyane n'igihugu cyacu ntibagiyemo iya kabiri iduhuza n'abanyarwanda hano arakoze umutekano indi ndangagaciro asanzwe twabizimana Jean Claude indangagaciro ya kabiri ni ubumwe arakoze cyane iduhuza n'abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda niba ari ikintu abanyarwanda twapakaje igihe kinini cyane
ibirambye. Ese mwibonamo ibice namwe, mwibonamo agace n'ahandi, mwibonamo ibindi. Tugomba kwibonamo abanyarwanda. Abanyarwanda ni umunyarwanda, ni umunyarwanda, ni umunyarwanda, turi abanyarwanda. Kuko ntabwo byategereje byo kwibona n'umututsi mu guta umutwa, ahubwo byategereje muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ntacyo twakwiye muri, nta cyiza cyo kutagira ubumwe, ahubwo iyo dushyize hamwe tugira imbaraga nyinshi cyane. Ubumwe bwacu nibwo bugomba kuturanga mu byo dukora byose. Indangagaciro ya gatatu, hari umujeni bari hagati hano. Murakoze Minisita, nitwa Jean-Marie Uzaremara, ndi indangagaciro y'umuco ni gukunda umurimo. Gukunda umurimo no kuwunoza. Arakoze cyane. Murakoze cyane. Gukunda umurimo no kuwunoza ni indangagaciro ya gatatu iri mu itegeko nshinga, bigomba kuranga abanyarwanda, bikaranga abanyarwanda muri bose, bikamusobanura. Gukunda umurimo we harimo ibintu byinshi cyane. Si ugukunda umurimo kuko uwufite, utangira no gukunda utarawubona. Ariko no mu rugo haba imirimo. Ntitwumve gusa imirimo yo yayindi ihemberwa gusa. Umwana uzakunda umurimo umubona no mu rugo. Mu biruhuko ntabwo aryamira muri vakansi, reka ikiringita cyiyongera saa 2, saa 3, saa 4 ngo ararushye cyane. Nyuma yo kuryama ukisuzuma ko ariko aya masaha yose yaryamye akabimutse iki, kandi nari gukoresha wifi iri aho hafi, utuye hafi n'ishuri, cyangwa ari kugira ikindi ukora wiyungura, cyangwa ari gusubira mu masomo. Uwaryamye n'uwagize icyo akora hari icyo yagusimbuje yagucira. Twese kuganira n'abacuruzi cyane n'abaza gukora mu ishoramari mu bijyanye n'ubucuruzi, tukaganira n'abacuruzi bakunda kumva barwemezanya b'indashyikirwa barusha icyo abandi. Bakavuga ngo iyo ushaka gukora ikintu neza ukitoza amasaha 10,000. 10,000 ntabwo ni iminsi ingahe, ni amezi angahe, ni imyaka ingahe? Ikintu uzakora neza wumva ushaka gukora ukitoza amasaha 10,000. Kandi ngo umenye ko ikintu ushaka gukora hari abandi bantu 10,000 babitekereza. Ikizagutandukanya n'abandi babitekereza ni ukubishyira mu bikorwa, ni ugutera ntabwo rero rimwe na rimwe dukora imishinga tukavuga ngo imishinga yacu barayibye. Ntabwo wayibye, ahubwo nawe yarabitekereje. Kuko muri make mu kibazo kimwe, ariko wowe uzana innovation cyangwa akarusho abandi batakoze. Gukunda umurimo ati ukora ubyigaho amasaha 10,000. Icya kabiri, abantu bari successful cyane mu bintu by'ubucuruzi na barwiyemezamirimo batandukanye, nuko baryama amasaha, babyuka amasaha abandi baryamye, bakaryamira amasaha abandi babyutse. Urumva byumvikana? Abacuruzi bavuga ngo baba batangira gukora business no gutegura n'ibiki byose saa 9 za nijoro, kandi akajya kuryama ntabwo baryama n'amatungo magufi, baryama kare saa 2 ntabwo usanga yicaye. Urumva iyo discipline. Abacuruzi bagomba kujya muri mu madina, kwiyakira, inama zitandukanye hirya no hino mu mahoteli, akabyiyima, agahitamo iby'ingenzi, akiyemeza kuryama kare kugira ngo abyuke kare. Kuki se muri kubyuka saa 9? Ati ibitekerezo nari mu mutwe ntabwo sinziye. Ahita abyuka akatangira gukora. Aba yumva yadukoranye twese tukiryamye. Igihe abantu bose bakiryamye, ukura ibicuruzwa byawe muri Mombasa cyangwa Dar es Salaam bigeze yarakurikirana, bijya kugera saa 12, saa 1, abandi bose bakaruhuka binanira bagira gute, amaze kwinjiza amafaranga kuri konti. None ikoranabuhanga ryaraje, ashobora kuba acuruzanya n'abandi bari mu mahanga, bo icyo gihe ni ku manywa. Wajya kubyuka ugasanga wiyinjije miliyoni, ariko waryamye ni zero na negative. Turyama kare tukabyuka kare. Ibyo uba ufite izo values, uba witegura kuzaba rwiyemezamirimo cyangwa n'umukozi wa leta cyangwa n'ukorera abandi. Ariko nawe ukorera nawe aba yifuza umuntu ufite ubushake no kuzamura ubuza icyo ashaka kugira ngo uzane muri kampani uyiteze imbere. Gukunda umurimo no kuwunoza. Ntidukore ibintu nko kwikiza. Hari abakorera dukorana bakandika
urwandiko rujya hana bakandika uraza kumukosora nawe n'icyahehe uraza kumukosora akamuzana ku meza nkabireba nanjye akagahindukiza ngaho usinya ari wowe wasinya agahita avuga ngo uretse none ndebe kuki utabinogeje kare icyo ukora gikore as if you are the CEO cyangwa uri meya w'ako karere cyangwa mu mitekerereze niba niyo musangira mwaganira waterwa kagutabara wapfa ikagira ikakurerera wakira ugakira reka mbaho urugero twajyaga dukora amatorero y'urubyiruko muri 2015-2016 tugahuza intara nk'uko mwaje hano tugihumba kugira ngo tumenye indangagaciro z'urubyiruko naragenda nkahagarara hariya nanjye na PS tugahagarara n'abayobozi bagenzi banjye hariya aho gatanga serivisi amafunguro tugahagarara tugakomeza baganiriza bacaho tuhava gakwiye isani kuzuza umurongo ugereye hasigaye n'iki turebe ko usangira maze gakwiye yifuza nimereye nabi da nagaze ko maze isigane ku rugendo nk'iyeye yifura uko tungana twose gusa bashaka kwitamo ibihangano ariko no kugira ibyo duhanga nagira ngo bashimire cyane murakoze Uwami Ntore Rwanda nziza baza cyane ko usibye no gukora ikiganiro duhaye ariko ni na minisita udushinzwe sibyo reka dufate batanu ba mbere bigire hanyuma umwanya n'udukundira tuzaza gufata ikindi cyiciro cya kabiri ubwo mubare mubona batanu badutanze hano wowe uretse uraza kujya kuri rawundi ya kabiri ikibazo ngira ngo maze ni ikibazo kijyanye n'ururimi rwacu gakondo rw'ikinyarwanda ubundi iyo turebye neza usanga ururimi kugira ngo rusigasirwe neza rwakagombye guhera mu mashuri yego wenda byahera mu muryango ariko cyane cyane mu mashuri dufite inteko y'umuco n'ururimi iyo nteko y'umuco yakagombye kuba igerageza nibura amagambo matirano ikayashakira ikinyarwanda kugira ngo ururimi rwacu rutabagenda ikindi ibyo byadufasha ni nk'icyifuzo yego mu itegeko nshinga ryacu dufite indimi 3 twemera ariko twakifuje yuko mu mashuri amasomo yandi yigishwa yakigishijwe wese mu kinyarwanda hanyuma hakabaho ibigo bishobora guturinda abantu kwiga izindi ndimi byanashoboka nk'uko n'ibihugu byateye imbere kubera nimba abanyamahanga batangiye kuba proud yo kuba abanyarwanda twebwe ubwacu aho kugira ngo tujye kwiga wenda nko mu Bushinwa tubanze tumara umwaka twiga igishinwa natwe abo bandi baza kwiga iwacu bakabanza kwiga ikinyarwanda ariko bigatangirira iwacu natwe amasomo yose twiga tukayiga mu kinyarwanda dufashijwe n'inteko y'umuco ya transform byaba za ndimi zose cyangwa se ibyo twiga dukeka yuko bidahari hanyuma icyo gihe bikaba byadufasha abashaka kwiga icyo cyongereza n'igifaransa bagafata andi masomo ku ruhande ibyo bintu byafasha kugira ngo basigasire ururimi murakoze murakoze amazina yanjye yitwa Ishema uturutse mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda nkaba ndi gutorezwa mu isibo y'intuza y'inyangamugayo hanyuma reka dukomeze nari mfite icyuho nabonye nanone nkaba mfite n'icyifuzo numva nabagezaho iyo ndebye u Rwanda tuvuga rw'ejo nkanareba n'uburyo twe turuvuga ko ruzaba rukomeye harimo icyuho
ubushakashatsi. Hari urugendo twari twagiyemo negera bagenzi banjye ndababaza, ariko mwebwe murimo bagenzi banjye b'urubyiruko tubibona ati iyo murimo murakorera mu kihe cyerekezo cyangwa se sosiyete. Ndagira ngo mbabwire ko ikintu kibabaje mu bisubizo bampaye nta wigeze avugamo indi umunyarwanda tuvuga. Bose barakubwiye ngo hazamo cya kintu bavuze, nakunze urugero cyane batanze rw'isahani y'uburyo ngo navuga nk'indi yaragiye itwica n'abanyafurika. Bose wumvaga muri bake bumvise umwe yaramubwiraga ati ikintu cy'indaho urabona natwe tuba turi muri bino bintu kugira ngo natwe cya kintu ni cyiza natwe tubone uko tubitega mbere. Njye nkaba narabonye ikiho kimeze gutya muri ino edikasiyo tubasha guhabwa ya ndi umunyarwanda. Mu by'ukuri njyewe ndi umunyarwanda yaranyubatse, ariko panafricanisme yo irampagurutsa kugira ngo za nshingano mbashe kuzishyira mu bikorwa. Njye rero nkaba nifuza ngo muri zino nyigisho duha zambuye umunyarwanda mwihangane gato ndarangije, muri zino nyigisho duhabwa zambuye umunyarwanda nimwongeramo ikintu cy'umunyafurika mukakidutoza, nicyo kizatuma iyo Afurika cyangwa se mu Rwanda twifuza kubungabunga. Kuko ndagira ngo mbabwire ko mu rubyiruko, mu bitekerezo by'urubyiruko nabonye ko mentalite zirimo twese dutekereza hanze. Nta muntu w'urubyiruko abenshi tuba dushaka amahirwe yo hanze, urwo rwa Rwanda tuvuga rw'ejo ntaruha. Rero nifuza yuko muri no umunyarwanda muvuga mugerageze mubakemo ikintu cyane umunyarwanda, panafricanisme mbona aribyo bizahagurutsa urubyiruko. Naho sino mbona yuko munyangane, mbona yuko icyo gikorwa kidavuzwe cyangwa se kitarimo cyashyirwamo imbaraga ngo urubyiruko ntabwo turimo turibona muri Afurika cyangwa se mu Rwanda. Murakoze. Murakoze nyakubahwa minisita. Nitwa Kegera Belise, naturutse mu karere ka Kicukiro, gutorezwa mu isibo y'Inyangamugayo. Ikibazo nari mfite kijyanye nanjye n'umuco, kijyanye na edikasiyo. Witwa nde? Nigena Belise. Ikibazo mfite nanjye kijyanye no gusigasira umuco kuri edikasiyo. Hari itangazo riherutse gusohoka rya HEC rivuga ku banyeshuri bari kwiga muri kaminuza ko mbere y'uko bajya gukora graduation babanza gukora test y'icyongereza. Iyo test twasobanuriye ko itest ukora ntabwo uba wize, nk'uko dusanzwe tuzi ko habaho umutire bakakwigisha. Ni test ikorwa kuko uba warize icyongereza, n'ubundi muri kaminuza hari isomo ry'icyongereza. Nari mfite ikibazo kuki iyo test yabaye test y'icyongereza itabaye test y'ikinyarwanda, kuko tuzi ko tutiga mu kinyarwanda. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa minisita Dr. Twagirayezu, turutse mu karere ka Gasabo, ababarizwa mu isibo yo gukunda imirimo no kunoza. Joel Twagirayezu, njyewe n'icyifuzo kubw'imbogamizi nabonye mu rubyiruko. Nyakubahwa minisita, urubyiruko dufite ubumenyi bukeya mu mateka y'u Rwanda. Ujya kugura igitabo ugasanga igiciriritse ibihumbi 18, 25, ugasanga cya gitabo ntabashe kukigura urubyiruko bitewe n'uko nta mafaranga dufite. N'icyifuzo kubw'inyota dufite kugira ngo tubashe kuba twakwambarira gutsinda, mwadufasha hakaba ibyinshi mwakorana n'abanditsi b'ibitabo bakagabanya agaciro, natwe urubyiruko tubasha kubona ibitabo dusoma twunguka ubumenyi. Murakoze. Nta kuntu nk'urubyiruko rw'abakorerabushake nk'abashyikirije amashuri mwabafasha bagasubizwa mu mashuri bakiga, noneho natwe nk'abakorerabushake tugashyiraho ikigega fund cyo gufasha barumuna bacu bahari ndetse n'abazavuka bakajya biga binyujije muri icyo kigega twakoze. Ariko natwe abarimo bashyikirije amashuri tugakomeza kongera ubumenyi bwacu, tukaba twakomeza no gufasha igihugu cyacu turi injijuke mu ndangagaciro z'u Rwanda ndetse no mu bumenyi rusange, tugakomeza kuba urumuri ku isi hose. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa minisita baje kugezaho inama duhaye. Nitwa Habimana Abdul, umuva mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, nkaba ndimo ndatorezwa mu isibo
y'ubunyangamugayo. Nyakubahwa Minisita, nishimiye kuba mugiye kubonana nawe kano kanya kuko ni ikintu nari namaze igihe kinini ntekereza kuba naba mufite inshingano mu rubyiruko n'umuco. Ikibazo mufite nshaka ko muza kudufashaho n'urubyiruko muri rusange uturere tugize umujyi wa Kigali. Iyo urebye usanga haragiye habaho kwegera urubyiruko ariko nanone binyuze mu turere duhabwa amahuriro y'urubyiruko Maison des Jeunes. Minisita, iyo usanga ziriya Maison des Jeunes mwaduhaye usanga mu by'ukuri zimaze gutanga umusaruro aho ziri kugeza uyu munsi wa none, ariko nureba urasanga hirya y'aho ziri nta musaruro bari kubera yuko abana bakabaye bazikoresha batuye kure y'aho Maison des Jeunes ziherereye. Rero nicyo ndi kuvuga nk'ubasha kurebera bariya abana bari hasi, mu by'ukuri bafite ikibazo cyo kuba zaregerezwa mu tugari cyangwa se mu mirenge yabo, kuko nureba urasanga nka Maison des Jeunes Kabuga ni Maison des Jeunes yakorewe ari iya Gasabo. Uribaza n'uturutse ku Gisozi aje gushyira Maison des Jeunes azabona imbaraga gute abasha gutanga umusanzu we mu kwegera urwo rubyiruko. Turangaha nk'urubyiruko rw'abakorerabushake, mudufashe niba turimo gutanga umusanzu n'imbaraga dufite, ubuyobozi mudufashe kuko tudafitiye ubushobozi bwo duhereza ibikoresho by'ibanze kugira ngo tubashe gukora gutanga umusanzu wacu mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Urugero, uyu munsi wa none rero urasanga mu gukorera ubushake bwo tubifite no ku mutima wacu. Mu by'ukuri ngewe kuva ahantu ngiye wenda ku murenge utari hafi y'aho ntuye biraza kuba ikibazo, ariko ninza kuba byihuse umusanzu ugiye gutanga uhereye mu kagari kanjye ngiyemo ntuyemo, biraza kumfasha no kuba nabasha kugabanya rwa rugendo ngiye gukora nta musanzu kure y'aho ntuze. Rero nidushobokera dufashe mutwegereze ibikorwa by'ibanze Maison des Jeunes mu tugari, hanyuma umusanzu wacu nk'urubyiruko uhereye mu tugari dutuyemo umunsi ku munsi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nyakubahwa Minisita, niba dushobokera badufasha kuba ibikorwa by'ibanze muduhereza amasomero mu mujyi wa Kigali. Nibishoboka rwose ubushobozi mufite mutwegereze amasomero hariya ku mudugudu no mu tugari, kuko wa mwana bizaba ikibazo kubasha kumenya ubwo rurimi n'umuco mutubwira mutwigisha, nyamara nta sosi cyangwa se nta soko yabashije kubona hafi ari umunsi ku munsi. Kubona ko nk'abana uyu munsi wa none televiziyo mu ngo zabo izo barangariyeho, nujya kureba usanga ikintu cyakura wa mwana aje kureba umuco twere twigishwa kwiga umunsi ku munsi ntabwo azabona hafi kuko mu midugudu n'utugari ntabwo bihari. Icyo nsaba rero ni uko mwakugeza serivisi z'umuco, by'umwihariko ibikorwa bikurura w'abana nk'indirimbo, imbyino zigezweho gakondo, kugira ngo aza kurikira cya kintu ariko mu by'ukuri na mesaje niba ushaka kuba watambutsa itambuke yabanjiriza bya bindi wa mwana akunze ashaka. Kuko uyu munsi wa none ujya kureba basanga urubyiruko kugira ngo umufatishe ni uko ubanza kubanza icy'imbere ashaka muri we, hanyuma uze kuza iherekejwe na mesaje nk'umuyobozi ushaka kumuhereza mu kubaka u Rwanda rwacu. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Minisitiri. Amazina yanjye yitwa Ntagongera Elishadadi, naturutse mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara mu mudugudu w'Amahoro. Nari mfite ikibazo nyakubahwa Minisitiri nagira ngo bagezeho muzanadufashe cyerekeranye n'umuco. Nyakubahwa Minisitiri, turabizi ko tugomba kubahiriza umuco tugendeye ku gihugu cyacu, ariko nanone tukagira n'uburenganzira bw'umuntu ndetse bunubahirizwa ku isi, aho tuzi neza ko buri muntu agira uburenganzira bwe, tukajya tugira umunsi twubahiriza we bw'uburenganzira, uwo munsi yubahirizwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko tugendeye ku gihugu cyacu nyakubahwa Minisitiri, urubyiruko cyane cyane turabona ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa n'urubyiruko cyangwa se n'abakuze ku rubyiruko, uburenganzira hari aho buri gusikamira umuco. Impamvu mvuze iki ngiki nyakubahwa Minisitiri, ibyo dukora n'ibyo abari munsi yacu bakora ibyinshi bagenda babikomora ku masosho media cyangwa se mu yandi mamesaje mu ndirimbo n'ibindi. Impamvu mvuze iki ngiki nyakubahwa Minisitiri, tuzi neza ko minsi ishize hari itangazo ryagiyeho rikumira bashiki bacu bambara ubusa ku karubanda kandi umuco nyarwanda kizi
biriya turabishima, ariko tukaba tunasaba uburyo kugira ngo dusigasire umuco nyarwanda wo kutiyandarika, ko mwadufasha mu rwego rw'ubuhanzi nabo mukagerayo, kuko abahanzi bari gusohora ibihangano bambaye ubusa, bigafasha abana by'umwihariko tukaba twasaba kuko urubyiruko rw'abakorerabushake aha ngaha ntabwo rurangwa n'uturima tw'igikoni na morale gusa, runarangwa n'ibikorwa bibi n'ibyo ngibyo bidahesha igihugu cyacu ishema. Turabasaba ko mwashyiraho amahugurwa yo guhugura abahanzi bakora biriya bintu kuko banareka igihugu cyacu. Icya kabiri, nyakubahwa minisita, ni ibyerekeranye n'uburezi nk'uko bagenzi banjye bari aha ngaha banyuze aha ngaha bagiye babivuga. Tuzi neza yuko dufite ibigo byinshi by'amashuri. Tubanze no gushimira urubyiruko ruri aha ngaha, ariko by'umwihariko dushimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu. Mu myaka yatambutse ababyeyi bacu ntabwo bigeze bicara aha ngaha bafite impamyabumenyi nk'izo urubyiruko rufite. Wabonaga diporome akarere cyangwa aho akomoka bakoraga igitabo, ariko abicaye aha ngaha bafite diporome z'ibirenga, kandi nabyo ni ibyo gushima. Impamvu rero mvuze ko iki kintu, dufite za kaminuza aho abanyeshuri biga mu byiciro biborohera. Umunyeshuri akiga nijoro bitewe n'indi mirimo afite, cyangwa akiga ku manywa bitewe n'izindi gahunda afite nyuma ya saa sita. Dufite urubyiruko rwinshi ruri hanze aha ngaha rutize, ariko ruri mu mirimo mu rwego rwo kugira ngo rwitunge. Uru rubyiruko nk'uko tuvuga ko dushaka umunyarwanda utekanye kandi utunganye mu mutwe, unafite ubwenge uzayobora urubyiruko rugenzi rwacu cyangwa n'igihugu muri rusange, tukaba twasaba ko nk'uko hariho kaminuza zigisha mu majoro, bimutse bikunze na ya mashuri ari mu mirenge aho dutuye ntazashyiraho uburyo bwo kwiga muri segonderi ku mugoroba, ababishoboye bakazajya babasha kujya kwiga. Agira ati ese intego y'umuco irashaka aya magambo ko twabasha mu Kinyarwanda kugira ngo umuvuduko w'ikoranabuhanga ujyane n'Ikinyarwanda. Ndagira ngo mbashimire cyane. Icya mbere, nk'uko bivuze intego y'umuco, dufite abantu bitwa bakora ubucurabwenge. Ubucurabwenge bw'ubucukumbuzi, ubushakashatsi, abo bacurabwenge bashakira amagambo kugira ngo ubwo ikoranabuhanga ni bwiza, bakavuga ngo robotics, bakavuga ngo internet of things, bakavuga ngo cyber security n'ibindi, ugasanga abantu batakaye. Ubishyire mu Kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bagereranye gukora n'ubuzima bwa buri munsi kandi tuzabona n'igihe cyose. Batangiye gukora inkoranyamagambo y'ururimi rw'Icyongereza ariko rwo mu ikoranabuhanga, kuko niwe urimo kwihuta cyane. Ujya kubona abanyarwanda bagiye bihangira bati interineti muri murandasi, urabyumva iraranga isi. Ubwo ni ubucurabwenge bwo kwihuza, bashakisha amagambo kugira ngo abanyarwanda badasigara bari ku murandasi, mudasobwa. Ariko bimwe na bimwe abanyarwanda barabicura barangiza ku ntego y'ubucurabwenge kuko basanga ntacyo bitwaye. Ariko twabasaga twatangiye gukorana n'abo bacurabwenge kugira ngo nabo bajye bihuta kugira ngo abanyarwanda bo kwishakisha. Kuko kugeza uyu munsi ntabwo biraba binyuranye, biranyurana ibyo abanyarwanda bahimbye n'ibyo bacurabwenge bifuza ko byitwa, ntabwo biranyurana. Tukirinda ngo ejo abanyarwanda bashaka ko byitwa gutya, urwego rwakwita gutya, ese tuzabibwiza neza. Iyo gahunda rero bari gushaka, babanje gukora inkoranyamagambo yo mu buhinzi n'ubworozi, kuko abanyarwanda benshi bazi n'aborozi, ariko dushyira imivugire uko byakwitwa bivuye mu Cyongereza, mu Gifaransa, byakwitwa mu Kinyarwanda, kuko hari amagambo bari bavuga bati twabuze uko tubyita mu Kinyarwanda. Oya, tugomba gushaka uko tubyita cyangwa tukagenekereje, ugasanga twahaye agaciro iz'amahanga iby'iwacu bagenekereza, kandi tukabwira abanyarwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane, twese n'abayobozi batwikemura tukavuga tuti byari kuba batubwiraga ngo muragenda mukagosora ishuzi, mugashakashaka strategies, urubuga rw'umuturage na mobilization, nanone ubuyobozi bwo bukira kubabwira ko mwabugize gushaka no kubaka ishuri, ajya gushaka sima yitwa mobilization, kuko umuturage wabwira ijambo atari kumva, ajya gushakisha sima yitwa mobilization ibindi, ugushakisha uburyo gukora mobilization, gukora no mu muhanda cyangwa gukora ishuri, tukamenya abaturage ko tubwira n'urugendo cyane cyane amateka yacu. Nawe duce tunagira dushyirwa n'Ikinyarwanda, ariko uyu munsi tuba twishimira kuba tw'Abanyarwanda tuvuga Ikinyarwanda
n'ikinyarwanda abanyarwanda babyumve neza kurushaho. Ikibazo rero ni cyiza cyane kandi kiri mu buryo aravuga ati tutagira amasomo mu kinyarwanda kuko tujya mu budage bakaza kugira ngo baze muri iki kidage imyaka ibiri, abajya mu Bushinwa tukaza muri Igishinwa. Ibi byose bizaza, hari ibihugu biba byarabaye impanga bifite isoko rinini bashaka kugira ngo bagabanye umuvuduko cyangwa abantu ibe nka limitation cyangwa kigabanya abantu kugira ngo bagere cyangwa kibabuzanya n'uko cyishoboka. Turi dukora ikiyubaka ariko niho bigana ko ikinyarwanda kiba ngombwa mu mashuri uko cyigishwa, ariko hakabaho n'abigisha nk'uko babivuga muti muje kwiga muri amashuri mpuzamahanga mu gihugu cyacu maze ari muri Afurika batandukanye bakaza bakaba bavuga ikinyarwanda mbere y'uko bajya mu ishuri nk'uko bamaze kwigisha icyongereza mbere y'uko bakomeza mu masomo. Ibyo nabyo biri mu nzira bizaza, ariko turi ku isoko mpuzamahanga, ntabwo tuzi ikinyarwanda cyonyine izindi kugira ngo tuzabe kompetitive. Buriya Ubushinwa ni bunini cyane, miliyari isoko ryabo nyine rihagije, ariko niba turimo turakora integration y'abanyamahanga iriya miryango mpuzamahanga nagiye babwira, ntabwo wabaje aho yumva ikinyarwanda cyonyine, ugomba no kuvuga icyongereza n'igifaransa kugira ngo ucuruzanye nabo uhahirane nabo. Ku bijyanye ishema y'abashatsi mu Kinyarwanda muri Afurika, niba atari ko bigaragara ni ikibazo gikomeye cyane, naho ubundi ndi umunyarwanda ndi umunyafurika cyane, kuko iyo ufite agaciro k'umunyarwanda ukiha agaciro k'umunyarwanda wiha agaciro k'umunyafurika. No mu kivugo cyanyu kugira ngo ujya mubivuga nk'inkomezamihigo, buri nkomezamihigo urubyiruko rwose rukorana n'iterambere. Ntabwo dukora na kimwe ikivugo cyanyu nzi ko mugifite ikivugo ariko sinzi niba mukivuga hano, tubatoza kuba abanyarwanda beza, abanyafurika beza. Niba ukivuga inkomezamihigo, yego inkomezamihigo ikivugo cyanyu arakoze cyane. Ubwo yagize inkomezamigwi, hari n'akamuzwa mu nkomezamihigo, hari indangamirwa mu nkomezamihigo, ibyiciro bitandukanye by'urubyiruko, ariko ni inkomezamihigo. Ikintu kabura ni agaciro k'Afurika, abandi nta kwihesha agaciro, abandi ubumenyi ikoranabuhanga bijyanye na misiyo yanyu bisoreza kubaka u Rwanda rushya n'iterambere. Iyo uri umunyarwanda yagize umunyafurika mwiza, sinzi ko murabahurira umunyafurika mwiza, bigomba guhura n'utarabona abanyafurika bitwa abanyarwanda beza, kandi utarabanyarwanda beza ntabwo abanyafurika beza ku mugabane wabo. Icyo iyo urebye n'ubuyobozi bwacu ujye mureba n'icyerekezo cy'igihugu, ushobora kuba gushyira mu bikorwa tutabikora neza, ariko icyerekezo cy'igihugu ni ukigana. Iyo tuvuga ngo twifuza tugira isoko rimwe y'Afurika, ni icyerekezo cyo kuba umunyarwanda mwiza, umuganda mwiza, umunyakenya mwiza, umusomaliya mwiza, umunayigeriya mwiza, ariko urebe rya soko ryo guteza imbere Afurika. Iyo tugira iriya forum izajya mu cumi yitwa Youth Connect Africa, murayizi n'ejo bundi usanga tumaze kujya mu bihugu 28 byatangiriye mu Rwanda, ugeze mu bihugu 28, ejo bundi tuzamuza urubyiruko ibihumbi 10 bizakorera muri arena ndetse muzamuhanye muzahakorera ibihumbi 10 bizahurira n'abandi muri Afurika, urubyiruko rwa Afurika rutsinzira ni ukugira ngo twubake ko abanyarwanda beza ariko n'abanyafurika beza. Guhuza rero imikoranire y'ibihugu bya Afurika kugira ngo turenge imipaka yayindi abakoroni bashyizeho, ikoranabuhanga n'imizi imipaka rirambuka rikaba riragiye, ubucuruzi n'ibindi byose, ubumenyi. Rero nagira ngo rwose duhera muri implementation cyangwa ishyirwa mu bikorwa bishobora kuba bitagaragara icyerekezo n'uko tuba abanyafurika beza ariko twabona ko abanyarwanda beza. Ikindi n'ibyo yavuze ati heke isaba ikizami cy'icyongereza ntabwo numvise neza ikibazo, rero twashobora kumenya tukaza kubiganira neza kugira ngo numve ubuvugizi umuntu yakora kuki tudakora ikizami cy'ikinyarwanda n'igihe cy'icyongereza, sinzi ikizami yakoraga n'icyo mu Rwanda
ubutumwa tubaza kugeza gukurikirana amafederasiyo atandukanye, amafederasiyo y'abanditsi irimo abapublishers abasohora ibitabo, irimo abanditsi ababigurisha ubuserazi bagira aho babicururiza n'uruhererekane rwabo bari muri federasiyo. N'ubu iyi minsi bafite exhibition cyangwa kumurika ibitabo, kumurika ibitabo bafite muri iyi minsi, tuzabageza icyo cyifuzo ariko kwishyizamo tukabona mu bibanza hari badukeneye kugira ngo tutica isoko ryabo kandi barabigura, ariko by'umwihariko dukoze umwihariko tukaba dukeneye kumenya mu bibanza hari bakeneye ibyo bitabo kugira ngo tugabanye icyo giciro, cyangwa leta imenye ngo ibyo bitabo mwifuza koko ikareba ukuntu ushobora kubishyiramo subsidy ikagabanuka kugira ngo ugere kuri benshi urubyiruko. Byaba bishimishije kugira ngo usome kuko bajya bavuga ngo ni nk'igitutsi ngo ushaka kwishyura muri Afurika tubihindure naracika igiro cyangwa ibitekerezo kumva ko iyo ushaka kwishyura muri Afurika wandika mwebwe nabwo ushaka twabigabanya igiciro twabigabanya kugira ngo wese kubibone. Iyo bitekerezo by'ikoranabuhanga birashoboka ko twabihindura rwose, hanyuma ibyo biciro bishobora kugabanuka ariko ntabwo turamenya ngo nabangana iki. Harimo urugero, hari abashaka kumenya amateka y'u Rwanda, kujya gusura umugore w'indangamateka hariya kuri ku nteko nshingamategeko, urubyiruko rwishyira hamwe bagato hari ahantu hajya hahera kuko baca amafaranga kugira ngo maintenance y'ahandi hantu n'iyo masuku yaho n'icyakorwa atavuye mu ngengo y'imari y'igihugu abakerarugendo basura bagira icyo bishyura. Urubyiruko rwishyira hamwe turashobora gusura hariya kuri bwarenze barabitumenyesha kugira ngo bakoreshe social media tuvugisha n'indi mu nteko y'umuco, ariko iyo umunyeshuri ufite ikarita y'ishuri ni amafaranga 500, ariko iyo ari abantu bafite ikarita y'ishuri n'abanyeshuri bishyura ngo bakoreshe kurusha ahandi baravuga bati nta mafaranga dufite ariko turashaka kubasura. Nta kibazo, bishyize hamwe bakatubwira turashaka kubasura, twakumvikana n'ikigo kibishinzwe bikabigabanya cyangwa bikanabivura bibaye ngombwa mukahasura ku cyangombwa nayo mateka tukamubwira neza aho dushakiye rwose uwineza adarasubiza hamwe n'inyubako z'amashuri, ubona ko ari ikibazo gikomeye cy'amashuri, abacikije amashuri. Ndumva yaba case by case, tugiye nkaho hari ikibazo ko buri muntu wese ni case by case, ntabwo twavuga ngo muri rusange ngo tugiye kubasubiza kuko hari amahirwe atandukanye agiye ahabwa bashobora gusubira mu mashuri. Nk'urugero, inama y'igihugu y'urubyiruko ifitanye amasezerano na KCB ku bantu barangije umwaka wa gatandatu, hari igihe dufungura amarembo tukavuga ati barangije umwaka wa gatandatu bashaka kujya kwiga imyuga muri za IPRC zitandukanye, babuze amikoro gukomeza rwose birafungura amarembo, mutange application mwohereze mu bisabe babisuzume kuko imyanya ntabwo ari myinshi cyane kuko ari 400 kuri 500, ayo mahirwe ushobora abahari bigashoboka. So ntabwo namenye icyiciro kihe, ni primaire, ni secondaire, ni kujya muri kaminuza, ni TVET, ni ikihe cyiciro bishobora kumvikanwaho. Ni uwa gatandatu n'abandi secondaire mu kimwe secondaire bigaragara ko ugiye muri rusange biba specific, ntabwo polisi yakora byose, polisi ikora reka nsabe deje usigara ugikurikirana mu cya kintu cya HEC n'iki cy'amashuri ni bangahe n'ubundi ikihe cyiciro yavugaga cyacikije amashuri, so ushobora kuba ari n'abantu bangahe mu murenge, bikamera nk'aho ari ikibazo rusange cy'abantu bose kandi twirinda ibyo byo gukora generalization. Case by case ntabwo bifashwa kigakemuka kurusha kubigira rusange ukagira n'aho ikibazo gikomeye cyane. Kijyanye na fandi, numvise fandi ntabwo bujijwe nawe rwose ushobora kuvuga uti ishyaka twabatuye twagushyira hamwe tugashakisha fandi, tugashyira hamwe tugafatanya n'abandi tukagira uko twafasha abandi uko tujya dukora kuremera, ariko gushyiraho fandi ivuga nko urugero abahanzi badusabye fandi, urubyiruko tuba turashaka fandi, abagore batashaka fandi, ababana batumuka bati bose ugasanga udufandi twinshi cyane. Iyo iri specific ikibazo ushobora gucamo mu bundi buryo
ibyo bintu binaza abateje kugira ngo basuzume neza twumve ubuvugizi twakora bijyanye no kuza gusubiza ikibazo cyiza uburenganzira bwabukira kuko tumaze iminsi twumva ibiganiro hari uburenganzira bwa buri muntu wese afite uburenganzira ariko hari uburenganzira bwawe utagomba kugana n'ubundi cyangwa ibintu bigiye mu ruhame buba bwarenze uburenganzira bwawe ikintu kigiye ku ruhame kubera no kuvuga nkoranyambaga mu ruhame niyo mpamvu ikintu kigiye hariya kiba kimeze nk'aho wakivugiye hano mu ruhame kuko hariya hantu buri umwe wese arabyumva igihe ari n'ukuri ku bijyanye n'ibyo bavuga bati uburenganzira bwacu kuko n'ibivamahanga byinshi yo kuvuga uburenganzira ariko twibuka yuko uburenganzira bwawe ufite nibwo nawe ufite tukagira n'uburenganzira bw'abana niba tutambaye ibikwiye abana barimo babibona ishusho irimo kubaha tekereza wagiye ni nk'imyambarire cyangwa nk'urugero kwambara bitajyanye nawe ujya ugiye kuri pisine ukambara uko ushaka nta kibazo hari uwari bwafata umuntu ugiye kuri pisine koga mwari bwabone inzego z'umutekano zafata bagiye kuri pisine abari kuri pisine bari koga bambaye ibyabugenewe cyangwa niba bari mu rugo ntawenda kuza amakujere akavuga ibikorwa ariko ugiye mu muhanda ntugomba kwambara nk'ugiye kuri pisine koga ukajya kuri konseri cyangwa ukambara nk'ugiye koga ukajya mu rusengero cyangwa ukabasha kwambara karuvati n'inkweto cyane yari cyo n'izindi zigezweho ukajya muri siporo bakakubona kandi zicuye wiruka urenga n'akaruvati bavuga bati byagenze bite ni ukumenya n'icyo wambara ugiye naho ibindi byose bivamahanga ariko ikintu yavuze gikomeye ati se ko mushinzwe n'abahanzi ikibazo cy'abakorera itorero kugira ngo ibyo tumuha abana tubabona muri ziriya mbuga n'izindi zose indirimbo n'ikindi bikorwa byose kuki byo mutabafata dufite urugaga nabo tuzaza hano gushaka hano cyangwa ahandi ko tuzatangira kubatoza kubatoza kera benshi mu bashya turatoza kubera icyorezo cya covid turateganya itorero kubera bivugaga mugihe yavuga ati nabakore itorero kugira ngo nabo bongere bavome ku isoko yacu bavome iby'iwacu ahandi bahindura ku muco wacu twese dusangiye iyo gahunda irahari kuko mwabyifuje irahari ko turifuza ko bishyirwa mu bikorwa naho ubundi ndabashimira ko muzi no kureba ibibazo mwabibonye mwarabivuze mwavugiye bagenzi banyu mwavuze bitameze neza ikikwereka abantu bisumbuye ku myumvire kera twajyaga tukajya mu mutwe iwacu baba kuri isambu bagize dute ubu musigaye muza muvuga nk'abayobozi ni ikintu cyiza muzatunganira kuko byari bifite aho bikemuye ariko ntabwo muhagararira abandi muze muvuga ibintu muri sitrategi kugira ngo bashimire n'ibintu tuganiriye ni ibijyanye na umunyarwanda n'umunyafurika twabisigasira gute ikindi ni amashuri ubumenyi twabubona gute ibi ni umuco wacu twawubungabunga gute tunyuze mu buhanzi n'ibindi serivisi zegera urubyiruko twazibegereza gute n'ibyo biganiro rwose njyewe numvaga nishimiye ko mwatanze umusanzu wanyu mukerekana ukuntu mwabikora hanyuma bavuga ko natwe leta tugakora ibinini natwe tugakora ibinini nziza cyane ukumva yuko umuntu yumva uruhare hari igihe wumvaga n'urubyiruko ukumva ariko se leta kuki mudakora ibi ese leta muzana n'ibi mbese ukumva leta ni abandi bantu hirya natwe turi hano ukumva nkaho tutari bamwe leta ni nde leta ni nde leta ni twebwe twese turi leta niyo gavumenti cyangwa leta ubuyobozi n'amaguru mu nzego zanyu zitandukanye nagira ngo rwose bashimire iyo mitekerereze abandi nahisemo ya yito opportunity to serve ndayibabonye kuko murimo muravugira abandi kandi mutabuze n'ibibazo ariko ukavuga muti ntabwo uzabikemura nta n'igihe tuzaba tutagira ibibazo bizahuraho umwe tugakemuka tukagira tukabikemura tukagira ibindi niyo mpamvu aho ubuyobozi naho ubundi twese twavanga tugataha ariko tubikemure biramutse ibindi bivuga tubikemure ibindi bivuga hari n'ibizaba n'ibindi tugezeho nacyo
kandi muzagire imirimo myiza cyane mukomeza kwitangira igihugu cyanyu no kubaka Afurika twese twifuza. Abakoze Minisitiri ku kiganiro cyiza mwagenewe urubyiruko. Nyakubahwa Minisitiri nabo turabizeza yuko ubutumwa mwatanze baraza kubuganira mu masibo kandi hazavamo imihigo bazashyira mu bikorwa. Twongere tumushimire. Muri uyu mwanya